Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yasohoye itangazo ryiyama abantu bakunze kuyikomanyiriza no gushaka kuyitobera muri politika ya mpuzamahanga. Twishi cyane bavuga Qatar imaze kugeraho ariko ihita bitransfera donc marangira transfera feri ilome muri Togo. Kuki Qatar yateriyo ntambwe idashamaje kuko ntago baratangira na negotiation baracyaganira nk'uwicaye undi yicaye bagize iki kujya nta biganiro bari bagirana na leta na M23 kuki yabona nibura ku gatama gatewe ikavuga sije wabona nakamugatera. Qatar irabona yageze ku ntsinzi ituma ivuga ngo uyu mwana azakura igihe cyigwingira ntigikushoboka. Noneho rero no kodosiye irimo ambiguité nyinshi ibintu bitumvikana. Noneho ucyatunaniye kumenya mu musesenguzi turimo kwibaza cyangwa Qatar byayicanza rero tujye gutera metero iravuga uti naka kamanyu mujyana ko cyava Qatar cyaba inkingi cya Washington icyava Washington cyaba inkingi biranditse cyo muri Qatar. Noneho ubu nta nduru nta ntugunda kwibuye ryava irubaya kimwe n'iryava Ruaraba ashobora kubarwa kimwe kandi arimo managingwa n'ingere ebyiri zidahuje zitaranaganira zitaranagira gute zitaranasinya amasezerano ye ubanza zigitarana n'amabombe. Tshisekedi n'abahanga bari abantu abakongomani bana abahanga muri politique na diplomasi burya bagiye diplomasi hejuru cyane kuva na kera. Abakongomani barize kuva cyane n'abahanga butazagira ngo ariko na M23 n'abakongomani kubandi abyo barongera barwande ibyo ngibyo turimo kuvuga bazabikemura niba nareba nabi kandi bazanarwana intambara yeruye. Gusa Amerika yabonye go ahead Qatar n'abandi bakire u Rwanda n'ibindi bihugu. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuje omerereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi kundi no kuri muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe ndetse natwe ntago tuzabicisha irungu tuzajya tubagezaho amakuru umunsi ku wundi. Dikwe na Marshal nuko mbone umunsi taye kugaragara mu maso ingofero yamuhishe niko kutambwe Marshal taye kugaragara Umaso se oya narimo nsoma icuramye nubundi ninza gucurama nsoma muze kwihangana koko ingofero nyine se shaho namwe muzayambara amaherezo najya umeze utese reka mbanze ncundu gutura ubwonko numva ukomeze. Grippe yaroroshye ariko se kutari gukira zigira iminsi grippe nyirwara nka mu mwaka ikamara iminsi almost 4. Naribajije ikizwa n'imiti nayihaye ikizwa n'iminsi maze ndacyabikora ubushakashatsi nimba nari iminsi nta miti nzongera kugura. Waboneka nawe unywa imiti ukavanga nta kunywa ibintu bikonje urabizi ni ikawa. Hari umuntu unywa imiti agakubitamo akantu kemewe ahisha kogera akayinywa igice nijoro agashyiramo akantu. None se ko no mu miti yabarimo cafeine kandi n'ubundi ari kafe nywa ni kafunywa narigize ngo batazankorera ishyano kare dusangira kenshi urabona hari ikintu mfata ushobora no gushyiramo ariko amata kanake amata aragwemewe kumenya kereka sharira amata aremewe ku ntuza bitewe n'imiti uri kunywa nk'amakwalite mu banywesha amata. Ariko rero ndimo gushaka no kugira ngo ngira n'akandi kantu wamugane nawe maze gusaza si ibintu n'imyaka ibigenda. Nakubwiye ko nibo kwitoza kuzasimbura Mpyisi ku mikwajyo. Yego muzehe Dadi Mpyisi rwose uzi ko hari gihe tugera tukagira sanagita shortage nyine ukabona hari generation y'abantu turimo kubura muri societe. Yego nk'ubu icyuho cya Pastor Mpyisi mu bijyanye no entertaining society ese kubigisha ntabwo nta muntu urakiziba. Muzehe Pastor Kanone Rutayisire yashaka kuzamo ariko ntabwo yagera aha Mpyisi ntibiba byoroshye. Ndashaka kuvuga mu bantu bakuru kuko hari abantu bagira imyaka mu bukuru ukaba societe irabakiriye gutyo incontestable yavuga abantu bakabanza bagaceceka bakumva
yakora bakongera bagaceceka aho yavugira hose buriya nkaba muze Rutayisire nubwo yahagarara muri rompo agahagarara akavuga abantu bagenda bakamwumva. Ntidufite benshi rero, nyamuna basaza n'abakecuru muzajye gutya mwikubita agashyi, mwe kumva yuko imbuga nkoranyambaga ari tabu. Mu gihe bamuze Mpyisi nyakwigendera turimo kuvuga wabonaga yakira abantu bose, n'abadogitari usaba baragerageza ko ntago arakura ku rwego rwa bamuze Mpyisi, kandi wavuga ibintu biri tekiniko ntago wavuga ngo ni ibyo muri society for everyone. Abitwa bamuze Ntarugera Deo nabonye yarananyandikiye, ni mucuti wanjye ariko nzaguhuza na Ntarugera. Akora bimbwira ibyo bintu rwose, reka dufate nk'imu cyumweru gitaha tuzamuganirize. Nabonye hari ibintu ariteze yanditse n'umwanditsi arimo avuga ko ideology ya hima neurotique na bantu ari akaga n'akandare n'igihuha cyakwirakwijwe muri aka gace kandi cyagashoza ntambara. Namubonye abyandika n'umwanditsi kandi mbona iyo byanditse ibintu bashaka kubivugaho. Ntarugera ariko nyine gukorana ikiganiro nawe biragoye, ugira ufite umwanya uhagije kuko ashyiramo za pose nyinshi, cyangwa se akaba yanagenda akagusiga akaba agiye mu zindi aferi kandi in the same show. Bisaba kubanza kumwiga, cyangwa se akavuga ati mwana wanjye ngwino mbanze, akagutembereza akakwereka ibiki n'ibiki jaride ze, urumva, akakubwira ibyo abantu ba kera baryaga. Noneho yavuga ikinyarwanda ashaka gipronounce mu gifaransa muri cya kinyarwanda cya kera cyo ku ngoma y'abami. Yego, urumva nko kurya kwabona kugiga iki akoresha ibihekane bya kera. By the way, nzaba next week uzanyibutse ngiye kumuteguza tuzajye kumureba ku buryo wenda tutabura n'ikiganiro tuhakorera. Yo kumureba hese kukaje Kimironko. Turanye na bamarisi hariya hepfo. Nako ntabwo urahaza ariko mujya mu ntwara mukangezayo. Ni hariya hepfo. Turakibijeje kandi muze Ntarugera no twakwanye ikiganiro 2018 ibijye mu Ventura bitaraza aravuga ngo rurankunda ni uzacyura ngize impunzi. Ni umuntu ufite ikintu gikomeye cyane, ngagaragaza uruhare rwe ko gutahana biri ono ko tuzambwire ndakigusharinga tuvanga ucyumve. Abasaza rero ni nk'inzu z'ibitabo zigendera, ndimo kubayingayinga niba tabikora nzabakaba rwose. Gukizaba gisigaye n'ikira gisaba gisigaye no kutambariza ingofero z'amantuze n'amaflat, nkagerageza kugera mpindura ngashyiramo iki nakwambara jumper se nzasokoza uruhara sipara rusokoza. Oya, cyangwa nutegeze umusatsi ukamera ariko nonyene ntabwo uzamera bashyiraho udusatsi kugira ngo uruhara ruvemo agashyiraho udusatsi nyine. Ariko ndashaka uzambara izi papi umushuti wanjye papa agira uruhara. Oya, nta ruhara agira. None se ko ubona afite ukuntu atunganya umusatsi we n'ubutare niko wacyumva barera papi nzakubaza ni fresher yine afite mu mutwe we. Ntabwo ari umusatsi w'ingu y'abantu uruhara uriya musatsi we waba uriho. Ngira hari ibisatsi banywa imiti bikaza basiga mu mutwe nako. Uzacunga uzamuze papa asanga afite uruhara bakwepa. Hari ashaka bitudahuye nzamucunga. Yewe muzi simbizi yako ngiye hashize igihe muzi. Papa ko yita ku musatsi we kurusha ibindi byose. None umuntu wese nyine Yego umuntu uzi kanuka icyo yagenda na perfume. Si ngombwa. Ashaka kwita ku musatsi we nyine kuko ari n'umusitari. Kuko mu bintu yitaho umutwe uzamo. None ko nta ruhara afite kujya barayita ku mutwe cyane. None se yakora iki? Yagenda atawitayeho. Yakara bakagenda nk'abandi bagabo bose. Ese ni ngombwa abantu base. Azadusubiza hari ibiganiro byacu atareba ndabyiteguye. Abantu basese papa agomba gusa n'abagabo bose. Ainya. Ntabwo tumushyira pe. Nge simari ni wabizanye nge simari. Gusa ariko nyine nge nkunda umuntu wiyitaho kandi ari n'umugabo. Ewa nari umuntu kabisubona akiyitaho ukabona ari smart. Yego. Ako ari n'undi wumva yuko kuba ari umugabo atagomba kwiyitaho. Afite umwitaho. Yego. None se ubwo umwitaho bareba he? Nanjye ufite kigondeka ijosi. Nanjye nakwicara nkategereza bakanyitaho. Erega buriya no kuri ukuntu turi societe homogene tuba tuvanze. Mu byukuri nuko wenda ntabikoreye ubushakashatsi ariko igitsina gore cyitaho kubera cyo bwite ariko secondary no kubera ubwo buryo turemye mu isi. Okay, umugore ashobora kwa press undi ati wambaye neza. Yego. Ibyo ntacyo bitwaye wasokoje neza
ariko ubundi nk'amagambo nk'ayo amakompliment abera abagabo n'umugabo rero ashobora kuba adafite benshi bamuha compliment niyo yabikoze none agacogora akabivamo. Ese ni kenshi uhura n'umugabo yambaye neza aho muhuriye ubona ukamubwira uti wambaye neza? Hari umusore twigeze guhurira ahantu mu kabari yari yambaye neza, yambaye ingofero, yambaye amasogisi bya by'umbwira, yambaye imyenda bijyanye by'umweru, urumva uravuganisha baguha icupa wambaye neza. Sasa rero abagabo niyo bambaye neza ntawe bibabwira, abagabo niyo bambaye nabi ntawe banenga. Hagiye mudufasha umuntu yabagerageje kukubita impyisi inkoni mukabimubwira nyine kugira ngo bimwankuraje kuko kwambara neza kujyanisha imyambaro ni ikintu cyiza. Buriya textile industry ni iri mu bigize ubukungu bw'isi. Iyo uvuze ngo China, ukivuga China ako kanya mbere yuko abantu bumva ibikoresho by'ubwubatsi babanza kureba kuri textile, donc ibyo twambara. Urumva kwambara rero biri muri byinshi, c'est pas fashion like that, ariko no muri Edeni nyuma yo kurya imbuto rwa rubuto bibye bakarurya rwa Adamu na Eva, ariko bahise bakurikizaho fashion, bahita babona ko bakwiye kwambara biri ime. Urumva abantu bajye bambara neza, kandi kwambara neza kwambara imyenda ihenze no kumenya kubijyanisha, ushoboye kugira umujyanama akakubwira uko uteye akavuga ati ujya waberwa n'imyenda ifufunze irekuye yigize gute. Kandi izo nama ntizinagomba ubunyamwuga, ntibigombera kumena banki, urumva cyangwa kujya kureba aba fashionist, bigombera kugira gute kuba ufite izo nama ukagira. Ariko Sandrine ntuzahure n'umuntu wambaye ibintu bidahuye, urumva baba we uravuga utuntu n'akaga karagiza akamara big wenda atari byo byangombwa evidement nibyo bimubereye. Ariko kudahura kw'imyambaro aba fashionist bazabikubwira bibaho. Ukabona rwose ameze nk'abagabo niba ari Uganda bambara inkweto zitabakwira bagakora show mu baturage. Kwambara rero byaba byiza igihe tuzagera dutera imbere pole pole, umuntu akagira n'inzi mwambika umujyanama we, nibyo tujya tuvuga, ukagira umunyamategeko wawe, ukagira umuganga wawe. Abantu bakomeye tuzi baba star baba bafite abantu babambika bakabamenyera ibyo ngibyo muri management yuko bambara. Uko dutera imbere byose birashoboka. Kuba ufite umufashionist w'inshuti yawe sivuze kumwishyura ntibyoroshye muri iki gihe, ariko ukaba utanamugisha inama. Jya umenya ko kugisha umuntu inama w'umunyamategeko, ariko wagira umuntu cyangwa ukaramwishyura ukagira inzi kwambika biba ari byiza. Uko ugenda ubyibuha ukunanuka kujyanisha agira gutakubwira ati ubigezweho ibi ngibi hagezeho ibi n'ibi. Aba fashionist na papi ntuzi yaryaga ari umufashionist wiwe, nako simwamamaje ntabwo yatwishyuye. Aramuzi wo muri mezo Tereza aho twamenyaniye muri fashion. Nawe agira abantu bamwambika batari benshi, kandi ubona ko aba yambaye neza hafi ya buri gihe. Twikomereze mu makuru agiye atandukanye. Marsha, nabonye rero iby'ibiganiro bya Doha byarajemo kidobya. Byajemo kidobya kabisa, aho mbona kugeza kuri uyu munsi ibyo tujya tuvuga Marsha ati bibiganirega bizagorana ko abantu babyumvikanaho rwose, impande zombi zikagira ibyo zemeranya, ati bizagorana bizafata igihe. Wewe wabonye iki muri ibi bintu? Igikwiye kubanza kumvikana mbere na mbere ni ibintu bibiri. Buriya ku bantu banzi twagiye dukorana mu maison de presse nagiye nkorera, mu mazu y'itangazamakuru nagiye nkorera. Utanze ubwo biramureba. Reka mvuga uko niyizi nuko abantu banzi. Sandrine byakugora kugira ngo yewe nihambire kuri credibility yanjye y'inkuru. Kandi binanira abanyamakuru benshi. Gukotinga wanditse inkuru, kuvuga wakuye inkuru niba hatabujijwe kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo nje mu ntambara n'ikinyamakuru ari muri Belgique ishami rya Afrika cyanditse ku nkuru zibibera Doha muri Qatar. Raribre nabirutse nyumva uko rizengana gutya, ndajya kurwana mu migeri mu mijugujugu ndi leta y'u Rwanda yavuzwe muri iyo nkuru, ndi ya Kongo yavuzwe muri iyo nkuru, ndi state of Qatar. Ejo bundi musibe Minisiteri y'Abanyamahanga ya Qatar yasohoye itangazo ryiyama abantu bakunze kuyikomanyiriza no gushaka kuyitobera muri politika ya mpuzamahanga. Riri on record kuri Twitter yabo rari. Noneho ntabwo muri iryo tangazo hari ibinyamakuru batunga agatoki bigendaho Qatar bivuga ibitari byo. Qatar ngo ntabwo ari gukunda guhuza abantu, ngo bebere mu bushabitsi patata ntabwo bashyize muri Belgique. Wigeze no kuva mu Ventura yiyama Okapi. Birasanzwe je umuntu wiyama ngiye kukuvugaho waramwiyamye nkabibona, kumukuraho credibility nkuvugaho icyo gihe birangwa, ariko nkabajya kuburansinga mu bandi. Raribre yanditse iki rero, yanditse ko hari document bamaze gufinaliza gusoza
cyane cyane irimo byaje gufungura imfungwa kugira gute iby'ubucuruzi bizagenda gute utuntu twinshi cyane bavuga Qatar imaze kugeraho ariko ihita bitransfera document yarangira transfer affaire irome muri Togo. Uzi ko perezida Faure Nyasimbe wa Togo ariwe wasimbuye Joao Lorenzo wa Angola mu buhuza bwa Kongo n'u Rwanda. Kandi uzi ko muri affaire za Rwanda harimo component ya M23 FC na leta ariko Tshisekedi yanze ku itariki 15 z'ukwa 12 mwaka 2024 icyo gihe bari bagiye kwegeraho akabanga n'u Rwanda uri muhatiye yanga kujya gusinya Rwanda urabyibuka. Donc niko dossier iyo haje AFC M23 muri affaire z'abahuza leta Kinshasa rabyitaza uretse Doha yageraga kabyubaha. None nkibaza tukibaza kuri iyo nkuru ya Belgique kuki Qatar yateriyo ntambwe idashamaje kuko ntago baratangira na negotiation baracyaganira nk'uwicaye ndi yicaye bagize iki kujya nta biganiro bari bagirana na leta na M23 kuki yabona nibura ku gatama gatewe ikavuga sije wabona nakamugatera musubirana ibyanya nk'abanyafrika nicyo nibajijeho ese no guha agaciro Afrika ngisubirana ibyo gukora muri byatangiriye Angola bikomeza Dar es Salaam hagati ya SADC na EAC none Qatar iravuga uti nigeze kubikubwira igihe cyo kuvuga nti uri wajije ari Khuraifi uri wo muri Minisiteri y'Abanyamahanga w'Amerika ababaye ya Qatar ukamaze uti minembwe bisobanuye iki ni hehe uretse kujya kwanza gushakisha muri Google Map ukamaze utumupfure rero ni iki ukavuga uti Kanyarwanda intambara ushobora gusanga ibintu mastering cyokora kuko bakorana na Amerika CIA ibiro by'ubutasi bya Amerika byanditse kuri izi ntambara muri za 60 za Kanyarwanda barabizi we na Amerika batasobanukiye yamunganira ako byukuri intérêt de proximité ntabwo zibura kuri mu Qatar yakemura ibyo muri Middle East bya Israel na ntuzi nukuri yabigerageza rwo byo byibananira yaje ibyo mu Barabu na hose ibyo byose yahagenda muri ya proximité compte toujours ariko kuzana mu Qatar muri Great Lakes region biragorana nubwo bwose no kuzana mu West Africa nko muri Togo muri Great Lakes nabyo bitumvikana noneho rero no ko dossier irimo ambiguité nyinshi ibintu bitumvikana noneho ucyatunaniye kumenya mu musesenguzi turimo kwibaza Qatar irabona yageze ku ntsinzi ituma ivuga ngo uyu mwana azakura igihe cy'igwingira ntigikushoboka uzi ko umwana mari imyaka iminsi 1000 kugira ngo abacicije ibihe by'igwingira hasigara ibindi bibazo ariko ntashaka kugwingira ataragwingiye mu myaka 2 iriya minsi 1000 bariramo n'amezi yamaze mu 9 ukivuga ukavuga uti cyangwa Qatar byayicanze ariko tujye gutera metero iravuga uti naka kamanyu mujyana ko imitekerereze imikorere imibereho yanyu ndabona mutari hafi patati patata hakiyongeraho ingingo ya 3 barimo tuganira no kuri radio narindi bamwe bavuga bati muri Rwanda rwa la Belgique harimo ko mu byukuri ubonamo yuko Amerika Qatar n'u Rwanda uretse ko u Rwanda wenda waruvuga muri faso yihariye ubona ko muri akoro mu masezerano ya Washington harimo ibijyanye n'uruhererekanye rw'ibicuruzwa bisa nkaho byubakiye kuri economy na business kandi kimwe n'inkingi y'ikindi icyava Qatar cyaba inkingi cya Washington icyava Washington cyaba inkingi biranditse cyo muri Qatar ibyo twavugaga mu kanya bamwe twari tumwe tuganira abasenguzi batandukanye bavuga bati wenda Qatar irabona hari amasezerano na rapprochement imaze kugirana na leta na M23 ikavuga uti ibi birahagije ibi twabyubakiraho tukagura amabuye yanyu na Amerika ibona gutyo aricyo bashakaga aricyo cyari ku mutima wabo bakavuga bati nduruburi zisigaye muzagire mute muzajya n'ibyanyu kuko muri Rwanda harimo ko u Rwanda kandi na M23 ibonamo harimo inyungu ko abacuruzi des investisseurs abashoramari nibimara gushyirwaho umukono ibyo bya Qatar yo bakaparafa iyo document u Rwanda na Kongo bigashyiraho umukono ko bagafinaliza amasezerano bafitanye y'amahoro ngira ngo bishobora kuba kuri 23 z'uku kwezi i Washington DC muri Maison Blanche bigaragaramo ko noneho ubu nta nduru nta ntugunda kwibuye ryava irubaya kimwe n'iryava Ruaraba ashobora kubarwa kimwe kandi arimo managingwa n'ingere ebyiri zidahuje zitaranaganira zitaranagira gute zitaranasinya amasezerano ye ubanza zigitarana n'amabombe wari umunyamerika ntiyamaze gukuramo inyungu ze nibyo nagiye nkubwira kenshi ngo Amerika izagorwa Qatar izagorwa no guhuza aba bantu belligérance ikizayigora ni kimwe nuko mu bihuza nta mu anti americain urimo ntabwo M23 peut-être ari abajihadiste saba radicaliste saba abantu barwanya filozofi ya Amerika ushobora no gusanga ba understandinga do police kurusha Kinshasa kandi ya unseriousness kwa kutabasereye kwa Kongo ntacyo improvince yarabikomeje urumva ku buryo rero
aba bashoramari bagiye kubalansinga bavuga ati awa nushaka tuzayakure muri turi RDC zadusinyira nushaka tuzayakure muri Kivu azanyure mu Rwanda ahabwe certification abacuruzi bacu bo muri Amerika abashoramari ntabwo uzagirwaho n'urubanza ngo abactiviste bahaguruke ngo muragura amabere y'amaraso asizagize gute patata ugasanga muri cadre z'ibihugu ubwo Rwanda Qatar Amerika barimo gutora koyoko rwose bavuga bati nta nduru ingamba z'ubwiriza ntabwo zikiri ikibazo ujye nibaza nubwo ingamba z'ubwiriza z'u Rwanda zaba ku mipaka yarwo icyo zakangaho Tshisekedi niki ko batagihana imbibi mu buryo muri physique ndavuga ubutegetsi administration Tshisekedi babyumve neza ntabwo kuko ngo itakigera higera icyo twita administration Tshisekedi uba administration ihana imbibi n'u Rwanda na administration coronel nanga urumva kuko ko gifite administration byo kuko bigaragara nabo ba investisseurs harazajya bakenera visa za FC abandi bakenera za guverinoma so nkavuga ngo rero Tshisekedi ashobora kuba hari iriya muri iriya nkuru birimo ngo mubyo azungukiramo ariko mpereye kuri ibyo bigo navugaga kuba habona certification y'amabuye n'ibindi bicuruzwa biva muri Kongo nta nduru nta nugunda akora Tshisekedi ngagakuramo koye ko kuvuga ngo yego koko baracyari berijara hari byo tutarageraho turaganira kuri ibi ariko hari sizifaya ntibakirenze Walungu avec ces accords ntibakirenze Kitsumbiro na Rubero ntikivuyemo yego we never know na wakumva ni intebe yegamiye kuvuga ngo nubundi birasinziriye asigaje imyaka ingahe 3 almost urumva akabona yikuriramo akarenge amahoro adasebye cyane ko abadukurikiye bibuke ko muri dohaburi hari document nibitarakuwemo yavugaga ko Tshisekedi yagombaga gustepinga down akava ku butegetsi akahita kaba ubutegetsi bw'inzibacyuho ariko atagifite za competence presidentielle afite mbere none ubu ngubu ingibi biramureka akomeza kuba kibamba ntawe umuvangiye bikavugwa muri no nkuru arimo ivuga ngo wajya ngo infography ivuga ngo 80% azakomeza Tshisekedi gusarura no gukomeza competence ze ugomba 20% ayiharira abandi bagira simbize so muri make Qatar isa nishaka kwikuraho ibi ngibi EIDA kubera ko ibona ibyo ishaka yabigezeho yuko EIDA kubera ko ibona abo ihuza bigoye kugira ngo bahuzwe EIDA ivuga iti bagiye bisubirane n'ibinyafu n'abanyafurika basubirane byabo harimo tuntu twinshi icyakane navuga EIDA yakane nangiye kuvuga ni icyuko dushobora kuba tubwirwa bike byaba ni 20% nyakubwira kuri intambara ugasanga nyamara icyo twita kari defo na negatifu niyo positive y'umugambo ugamijwe mu basirazuba bwa Kongo kuko nka M23 kuvuga ngo izakomeze iguma hiri nta urukibwira kuva hiri mu kiganiro nakoze ejo wanje baracyumvise numvise ko mvuga nti M23 yakoze mistake imwe yo kudafatira ahantu hanini cyane kugira ngo naka gahenge kazaza yarakabye hanini yarakabye Kivu yose Kivu itakigira abagavana babiri yarakabye Sidi Kivu itakigira abagavana babiri nyindi karakaro karayicitse nawe ntabwo wagera ku bintu byose uko ubyifuza ariko ibarakuyemo Uvira ikaba ifite Sidi Kivu yose ikaba kuyemo Rubero na Butembo beri somehow urumva itagifite somo general itagifite Jean-Jacques Purusu yivangira nyine arakantu kari kuvamo n'ikibazo cy'abarundi kiba cyarakemutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ari anamahwa mu nkweta azakomeza kuyikanda muri ibi bintu izarwana nabyo mpaka kuko gutunga ukavu yikontrola Uvira iki kuvangira gutunga kwica Kisumbiro kuzazakanya bayonga Butembo Rubero centre muhareba ariko mutahayobora nyine niwa mu rukweto bazagira nta ari karita bacanga bagasanga batari bizeye ko ibintu bizagenda ariko uriya muvuduko wa Goma iyo bahita B buriya iyo Butembe kubitirwa rimwe na ntuze na Bukavu kari gakubitirwa rimwe na Uvira yego ubwo nyine simbizi iyo ni point of view yanjye kandi nawe wayibona ariko ikintu kigaragara nka repartition gufata ko nkuko wicamo ibice bibiri n'amagambo bakongomani bakunze kuvuga ngo balkanisation banga bakitegeka uko bakitegeka uko inzego z'ubutegetsi zikiyubaka muri Goma ikishasa bubaka izindi ubaza basigaje inteko ishinga amategeko na presidence n'iki buri kimwe cyose general Sematama kazamura amapeti agatanga Lieutenant General ndavuga Frederick Niki muri make nawe bitekereze kuba mu gihugu cyawe harimo abantu batanga amapeti agahama nese mashamva kuri ingingo aho nanabonye ko ngo intumwa za Kinshasa zari zabuze muri Doha amasaha yo gusinyageze bamwe baterega Tshisekedi byagorana cyane ko rwose ibintu yumvikanyeho na nino Qatar cyangwa se n'ibindi bihugu ati byagorana ko yabikora ati nabo bazi icyo bokeje nk'ibyo yaruvuze Tshisekedi ashaka ko manda ye ibanza kurangira ibi byose atabigiyemo ishobora kubanza kurangira ariko umuti wa nyuma n'abandi basesenguzi duhuriraho n'iki ko Tshisekedi afite ijambo yitwa déboulonnage yego ubundi buro abantu barayizi uko umuntu uyifunga ikintu bangwa no gufunga buro
urumva kudeburona ni ugufungura buro ugira ngo ikintu gifungure gishwanyagurika. yego Tshisekedi n'abahanga bari abantu abakongomani bana abahanga muri politike na diplomasi burya bagiye diplomasi hejuru cyane kuva na kera. Abakongomani barize kuva kera n'abahanga butazagira ngo ariko na M23 n'abakongomani kubandi ariko bashobora kudeburona M23 bayigenza gahoro urumva gusa jewe 80% baba bigakoremo kuideburona kandi iri mufunga ndi maburu. Ntago M23 yo kuri iyi nshuro ushobora kuyikinisha uko iboneye kose irafunze nayo ifunze bukwasi ntago ushobora kuza kuyikinisha. Mu bigaragara icyo nabona mu gihe ahubwo ko Tshisekedi yavuga ati nirangiriza amahoro umuzigo utashoboye uraga buzukuru bagazasenye M23 ku isasu se byaranze kuri politike se n'abana kereka gusa aho hantu bagenda bateshuka ntibafate nk'ibirindiro binini nk'ubu ibintu bikwamiye bigeze uyu munsi tuvugana pinga si yabo shimbara yazakomeza abarase avuga ko atari kumwe na leta yigumiye kuri leta izamubateza. Urumva uvira nuko nguko mufashe mwenga ntimugeze Kamituga mufashe Kitsumiro ntimugeze Rubero. Imirwanire ya M23 komandoma yayo n'ukuntu ikora circonference ibyo twita umuzenguruko wa position zabo urebye gutya muri defense nubwo ntavuga ngo umuhanga kubarusha ariko mfite amaso areba defense yabo yubatse nabi kuri defense kuva nabone isi iyo urebye ku ikarita no gubibona ubona bimeze gutya ngo gutya kandi ngunda kubigarukaho ariko defense nziza urumva ntabwo izana ibihanga igomba kuba ifite niba ari igice cy'ukwezi washatse gukora icyo mwita ngo ni yikore nyine ifite umuzenguruko wa urumva ariko we yikora imeze nka kwa kuri itara ryamenetse rigaragara uko nuze rigaragara ku gishushanyo wari wabona ibimene by'ikirahure ukuntu babishushanya ikirahure kikubise hasi abashushanyi ubona ukuntu bakigira ugira ugaragara ibintu bijajaguritse sibyo ntabwo kibona nk'ikirahure kiri lisi. So na M23 ifite defense zimeze nk'ikirahure cyamenekeye hasi. Hano hari leta imbere hano mu kakari hari umuzarendo simbizi ntabwo bimeze neza ntabwo bimeze nako n'ibyo baganira muri control ntibashaka kuvuga ngo mu control Kivu twebwe twikuyemo aho umwe wese urutari bakeneye kumukuramo sibyo yewe kugeza ku rwego ejo bundi babashotora za drone nabonaga bagombye gukemura icyo kibazo. Dufate Uvira twigira imbere pinga dusubire warikari biba ngombwa gusa warikari yabajyanye Doha kujya kuyifata bakiri Doha bari ikibazo ariko by the way reka kandi ndagatekereje ubwo bavuye Doha bashobora kuza iba byo batakemura zabikemura kuko ntabwo Togo yakanga abantu ngo babuze kurwana yaba leta ya M23 ariko ari nabyo navuga ati ntabwo Katari arindwa ibintu Togo ntabyo barongera barwane ibyo ngibyo turimo kuvuga bazabikemura niba nareba nabi kandi bazanarwana intambara yeruye. Gusa Amerika yabonye go ahead Katari n'abandi bakire u Rwanda n'ibindi bihugu bizaba bibonye nako twe kubihamya iyo go ahead induru zizakomeza ariko ibyo bashyizeho umukono ubu bagishyizeho umukono hari abantu ngo bajya gusezerana amakupure mu mirenge noneho akavuga ati giye naje nshaka wenda kurya inoti z'umugabo cyangwa z'umusore vice versa yajya kureba bagasanga nka za noti yazanditse kuri nyina cyangwa kuri se bakimina abandi babazi amateka nk'ngo byumva. Sasa rero icyo mvuze bashobora gusinya bano leta ikibira ngo twigarurire M23 kubera ko hari ibyo ibyanditswe ibyo twasinye bishwanishe M23 cyangwa biyinesha biyitsinda bagasenga M23 yakoze indi plan C batari bazi byose ari ibintu bishoboka. Mashaka twikomeye